Tuguhaye ikaze wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyo sengesho, tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe amagambo atukura ubona iburyo bwawe igihe ufunguye iyi video ko wayakandaho ubundi ugakomeza kubana natwe. Uyu munsi tubahishiye iki rero? Uyu munsi tugiye kureba uko wabana neza n'abandi kandi ukagira inshuti nyinshi. Ni uwuhe muco w'ingenzi wadufasha kugera kuri iyi ntego? Uwo muco w'ingenzi ni ukwicisha bugufi. Iyo twicisha bugufi tugira ibyishimo. Ibyo biterwa n'iki? Ni ukubera ko iyo umuntu azi ko hari ibyo adashoboye, yishimira ko abandi bamufasha. Reka dufate urugero. Tekereza igihe Yesu yakizaga abantu 10 bari barwaye ibibembe. Umwe gusa niwe wagarutse kumushimira ko yamukijije iyo ndwara mbi atashoboraga no kwivuza. Uwo mugabo wicishaga bugufi yishimiye ko Yesu yamukijije, bituma asingiza Imana. None se ni izihe nyungu twe twakura mu kwicisha bugufi? Abantu bicisha bugufi babana neza n'abandi kandi bakunze kugira inshuti nyinshi. Ibyo biterwa n'iki? Akenshi ni ukubera ko bita ku mico myiza abandi bafite kandi bakabizera. Mu gihe abandi bicisha bugufi babonye bagenzi babo bageze ku bintu byiza, ntabwo babagirira ishyari, ahubwo barishima, bakabashimira ndetse bakanabubaha. Urumva ko rero kwicisha bugufi bituzanira inyungu nyinshi cyane. Wakoze cyane wowe wabanye natwe, tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe amagambo atukura ubona iburyo bwawe ko wayakandaho ubundi ugakomeza kubana natwe mu biganiro byacu. Ikindi twakwibutsa, niba hari ibitekerezo watwungura cyangwa ikibazo, tumenyeshe muri komenti ubundi dukomeze kubana neza twese. Ibihe byiza rero, naho ubutaha.